amuka mu bisubizo byinshi abantu ntibabona bamutaranja. Yesu ashimwe muvandimwe inshuti wandi Umutsinzi TV, ndagushimiye ku uyu mwanya uri kunkurikirana, ndagushimiye yuko wafashe umwanya ukanega amatwi. Amahoro y'Imana abe kuri wowe cyane. Uyu mwanya rero nk'uko tubimenyereye kuri channel yacu Umutsinzi TV, tuba tugiye kuganira ibyerekeranye n'Imana cyangwa se inyigisho za Bibiliya. Izi nyigisho ndabizi neza yuko hari impinduka zakuzaniye wowe wazikurikiranye uzishyizeho umutima, nyuma hari n'abandi zatumye bagira urujijo, zatumye bagira ugushidikanya mu byo bazi cyane cyane mu by'Imana, cyangwa se ibyo bigeze kumva bituma babishidikanyaho, ndetse bituma wenda bagira uburyo ibintu byivatse muri bo bitewe n'uko batari babimenyereye. Ntabwo noshya abantu rero gukora ibyaha, nubwo noshya abantu kandi kugira ngo, cyangwa se singamije kugira ngo abantu bacanganyikirwe ku bintu by'Imana n'ibindi. Icyo ngamije ni ukugira ngo umuntu wese amenye ukuri, abeho yishimiye Imana, yakirwe mu muryango mushya w'abana b'Imana. Rero uyu munsi wavuga ngo uje kutubwira iki? Uyu munsi mbafitiye topic nziza ivuga ngo uko wasenga ugasubizwa. Dore uko wasenga ugasubizwa. Kandi aha ngaha tuzigamo pati nyinshi cyane, harimo pati nyinshi cyane. Rero aho tugiye gutangirira n'aho tuzasoreza, nuramuka ukurikiranye episode zose uko tuzagenda tuzishyiraho, uzarangira wumva wishimiye Imana kandi wumva ko buri gihe ikumva iyo uyisenze ndetse igusubiza. Rero ukurikirane neza, hanyuma uzabwira, uzabona umusaruro ushimishije. Hanyuma ngiye kuguherera mu mizi, nkubwire uburyo ukwiriye kwitwara mu gihe ugiye gusenga, imimerere uba ufite mbere n'imimerere wagira uri mu isengesho, ndetse kandi na nyuma yaryo uko uzagenda witwara. Ni ukuvuga ngo amasengesho yacu arimo ingingo nyinshi. Mbere na mbere ukwiye kumenya ngo nemerewe gusenga. Ese niba nemerewe gusenga, nasenga nte? Nagira ihe myitwarire, cyangwa se ni gute nasenga? Hanyuma numara kumenya ni gute nasenga cyangwa se nasenga gute, hanyuma nyuma yaho ukeneye kumenya ngo mbese umuntu agira myitwarire ki iyo arangije gusenga, agira umutima iyo arangije gusenga. Uzabonamo n'ingaruka zizanwa no gusenga nabi. Uzamenyeramo ibintu byinshi hano mu bigendanye n'isengesho. Ushobora kuba warasenze imyaka myinshi ukabona nta bisubizo ubona bifatika. Hari ukuntu usenga gusa ugategereza ngo wenda bizaba, bikazarangira wenda bitanabaye, cyangwa se byanaba ntumenye ko byanabaye. Nanone ibyo byose ni ibintu ukwiye kumenya ku Mana yacu. Rero ngiye kwinjira mu bigendanye no gusenga, bigendanye n'imbabazi z'ibyaha ntacyo ntakubwiye, gusa nabyo nzajya nkomeza nkwigishe ngo ugure. Kandi umuntu wese ugira ikibazo mu bigendanye n'inyigisho za Bibiliya ndi kwigisha, wemerewe kujya wandika ukambaza ngo ibi bintu ko ntabyumva neza, ese ni gute nabyumva? Rero niyo mpamvu nawe uyu munsi ukeneye kumenya ibigendanye n'isengesho. Isengesho, ese ni bande bemerewe gusenga? Isengesho rigirira umumaro nde? Ese nuwe mutima umuntu akwiye kugira ngo isengesho rimugirire umumaro? Rero ikintu cya mbere tugiye kureba hano, tugiye kureba abantu bemerewe gusenga ni bande.
hanyuma ese nusanga utari muri abo bantu bemerewe gusenga, uramenya ngo cyangwa se uzamenya nyuma. Ukeneye gukurikirana buri gice ku kindi. Uyu munsi tugiye gutangira rero ku bantu bemerewe gusenga abaribo, hanyuma numara kumenya neza abemerewe gusenga abaribo, nawe ugomba kumenya ngo mbese njyewe naba umuntu wemerewe gusenga. Isi yose abantu bose bazi ko ari ugupfa gusenga, bazi ko buri wese akwiriye gusenga, ariko si uburyo bwo gusenga ni ubuhe? Reka dusome Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 2. Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 2, ndetse turi bwifashishe n'imigani igice cya 15 umurongo wa 8 wa 9. Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 2 aravuga ngo iyo abibasha ntibaba bararoreye kubitamba, kuko abasenga baba barejejwe rwose ntibabe bakimenyaho ibyaha. Ngo dutangiriye noneho ku bantu bemerewe gusenga. Abantu bemerewe gusenga abaribo ni bande rero? Haravuze ngo kuko abasenga baba barejejwe rwose ntibabe bakimenyaho ibyaha. Ibi bishatse kuvuga ngo umuntu wese usenga Imana agomba kuba ari uwera, agomba kuba ari uwera kandi bidaturutse ko ari we wiyejeje, ahubwo yarejejwe, kuko abasenga baba barejejwe rwose ntibabe bakimenyaho ibyaha byabo. Bivuga iki rero? Bivuga ko umuntu wemerewe gusenga ni umuntu wenyine utiyiziho ibyaha, ni umuntu wenyine uwejejwe, ni umuntu wenyine wahanaguweho ibyaha, utari umunyabyaha. Ngo rero ahangaha niho ukwiriye kumenya, ukavuga ngo mbese ubwo njye ndi mu bemerewe gusenga? Ko nibaraho ibyaha, ko mbizi ko ntejejwe, ese ubwo njyewe nemerewe gusenga? Nyine birasobanutse kuvuga ngo niba ukibaraho ibyaha, niba ubizi ko uri umunyabyaha utigeze wezwa n'amaraso ya Kristo, ntabwo uri mu bantu bemerewe nyine gusenga. Ukuvuga ngo umuntu wese wegera Imana, umuntu wese usenga agomba kuba yarejejwe rwose, ntabakimenyaho ibicumuro byiwe, ntabakimenyaho ibyaha byiwe. Niba rero Imana ivuga ko umuntu wese usenga agomba kuba atakiyiziho ibyaha, ni ukuvuga ngo wowe uyu munsi ukaba wiyiziho ibyaha, ntabwo gusenga ubyemerewe, ahubwo ukeneye kubanza mbere yo kumenya inzira yo kwezwa. Hanyuma wamara kwezwa, wamara kumenya ko wejejwe, hanyuma ugasenga Imana. Niba utaramenya rero ko wejejwe, ntabwo ugomba gusenga. Ndetse ni nayo mpamvu kondisiyo ya mbere niyo ngiyo, ni uko umenya ko wejejwe, ni ukuba warejejwe ibyaha byawe, kuba nta cyaha na kimwe wibaraho, n'Imana ikaba nta cyaha ikubaraho. Iyo nirwo rufunguzo rwa mbere rwo gusenga. Niyo nimero ya mbere yo kugira ngo usenge. Niba utarasenga rero, nako niba utarezwa, niba utaramenya ko wejejwe, ntabwo wasenga. Rero umuntu yezwa gute? Amenya ko amaraso ya Yesu yamenetse kugira ngo yezwe, kugira ngo abe uwera, kugira ngo ababarirwe. Hanyuma yamenye ko yababariwe, ari uwera, ari umuziranenge, ari umutagawa, icyo gihe yakwegera gusenga Imana, Imana nayo ikamwumva. Hanyuma rero umuntu ukiyeza
na wa muntu ukivuga ko ari umunyabyaha. Nyine ubundi iyo wiyejeje uba uri kwihamya ko uri umunyabyaha. Iyo uri wa muntu ubwira Imana ngo mbabarira ibyaha nakoze bya buri munsi, uba uri kwihamya ko uri umunyabyaha. Inyuma rero ntukwiriye gusenga. Imigani 15:8 turebe mpite nsoza. Imigani 15 8 haravuga ngo igitambo cy'umunyabyaha ni ikizira ku Uwiteka, ariko gusenga k'umukiranutsi kuramunezeza. Igitambo cy'umunyabyaha ni ikizira ku Uwiteka, ubundi n'amasengesho ni ibitambo. Rero isengesho ry'umunyabyaha ni ikizira ku Uwiteka, ngo ariko gusenga k'umukiranutsi kuramunezeza. Ukeneye ko Imana ikunezererwa nusenga, cyangwa ukeneye ko Imana iri bwishime nusenga, banza umenye inzira yo kuba umukiranutsi. Kandi ikindi, niba uri umunyabyaha, isengesho ryawe ngo rirayirabangamira, cyangwa se ni ikizira, ntukeneye no gusenga. Hanyuma rero iyo uje imbere y'Imana watura ibyaha, uvuga ibyaha bye buri munsi, ubundi uba uri kwivuga ko uri umunyabyaha. Niyo mpamvu rero utazigera uba unezeza Imana mu masengesho yawe, mu byo usenga buri munsi. Banza umenye ko Yesu yaje ku isi akikorera ibyaha byawe, akamena amaraso ku bwawe, agakitanga kugira ngo wowe ubabarirwe, uhinduke uwera, uhinduke umukiranutsi. Numara kwakira imbabazi z'iteka z'amaraso ya Yesu yamenetse kugira ngo ubarirwe by'iteka, urinjizwa mu mubare w'abantu basenga isengesho ryabo rikanezeza Uwiteka. So rero agakiza ni ukubabarirwa ibyaha. Kubabarirwa ibyaha ni ukwakira imbabazi. Iyo wakira imbabazi ubabariwe, hanyuma kandi niba umaze kubabarirwa uhinduka umukiranutsi. Gukiranuka kuba ari umugabane wawe, uri umukiranutsi by'iteka. Nyuma rero igihe cyose ugiye gusenga binezeza Imana, kandi isengesho ryawe rirumvikana ndetse riba risobanutse ku Mana. Nta kibazo na kimwe uba ufitanye n'Imana, irakumva nawe ukayumva, bikagenda neza, ibisubizo byawe ukabibona neza. This is part 1 of nice prayer. Iri ni isengesho, ni igice cya mbere cyo kumenya isengesho ryiza. Umaze kumenya neza rero uko ugomba kuba umeze mbere yo gusenga. Ntabwo abantu bose Imana yakira amasengesho yabo nk'uko ibyanditswe bivuga. Imana yakira amasengesho y'abantu bamaze kuba abakiranutsi, ngo ni nayo masengesho ayinezeza gusa. So rero nawe uhindukire umenye iyo nzira yo kuba umukiranutsi, ko atari ukwatura ibyaha, atari ukubyiyeza, atari ukumva kuzirinda ukurikiza amategeko ya Mose n'ibindi, ahubwo kumenya ko wogejwe n'amaraso ya Yesu. Ibyo biguhesha kuba umukiranutsi imbere y'Imana, nubwo imbere y'abantu waba udasa nabyo. Urakoze cyane rero, nkurarikiye kuza kumva part 2. Part 2 turi buvugeho iki rero? Part 2 turi buvuge noneho niba wamaze kuba umukiranutsi, niba wamaze kwakira imbabazi z'iteka, usenga Imana ikakumva, mbese ukwiriye kugira iyihe myitwarire igihe urimo urasenga. Urakoze cyane, episode ikurikira ntuyicikwe. Bye. Subscribe.